الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Naam, nkomeje igice cya kabiri aho twareberaga hamwe ibintu 10 biranga umugabo mubi. Ndagira ngo turebere nanone ibintu 10 biranga umugore mubi. An-nisaa allati la yusalli wa la tasum. Ibintu biranga umugore mubi, icyambere ni abagore batita ku masengesho no gufunga ugusiba ukwezi kwa Ramadani ndetse n'andi mategeko y'Uwisilamu adutegeka. Umugore uteshuka ku isala ndetse no gufunga aba yateshutse ku ngingo yibanze yo kubaha Imana. Abamenyi bavuga ko uwo mugore wibagiwe isala umuryango we wose ubura umugisha. Bivuze ngo umugore ni umutwe wa buri kimwe. Bivuze ngo urugo, iyo umugore ari mu rugo agomba gusenga ndetse no gusiba. Umugore rero wirengagije sala akirengagiza amategeko nko gusiba ndetse n'ibindi, uwo nguwo mu by'ukuri ababaye umutwaro w'umuryango. Tubisanga mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho yagaragaza ati umugore uzasiba ukwezi kwa Ramadani agahagarika amasengesho 5 ku munsi, hanyuma agakora inshingano z'urugo, akubaha umugabo we, ati ku munsi w'imperuka azabwirwa ati injira mu muryango wa Jannah ushaka. Iki cyari ukugaragaza ko mu by'ukuri umugore nawe inshingano akora mu rugo azihemberwa kandi akabona ibyiza. Ntago inshingano umugore akora z'urugo ntago ari umukozi cyangwa iki, ahubwo agomba kubikora nk'umuntu wafashe inshingano z'umuryango kandi azabihemberwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibintu dukora muri Islam byose bibarwa nk'ituro. Nayo mpamvu umugore yaje ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akavuga ati ya Rasulullah, abagabo badutwaye ibyiza byinshi, bakora umutambagiro mutagatifu, bagasenga amasengesho yabo mu musigiti, bagakora n'ibindi bikorwa bitandukanye. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arangije aramubwira ati namwe ibyo ngibyo abagabo bakora namwe hari ibyo mukora kandi muzabona ibihembo. Arabwira ati umugore uzasiba agasenga agakora inshingano z'urugo hanyuma akubaha umugabo we, ati uwo mugore azabona ibyiza. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugaragaje atazabona ibyiza nk'uwakoze hija na umura. Ibaze ibintu birimo gukora hija na umura, cyari ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu umugore udasenga mu by'ukuri uwo nguwo umuryango we wose ubura umugisha, nta mahirwe abona ndetse n'umuryango we nta mahirwe ubona. Icya kabiri, an-nisaa allati tastahinu bizawjiha. Abagore basuzugura abagabo babo. Mu by'ukuri kuba ugusuzugura cyangwa se umugore asuzugura umugabo we, ibi ngibi birimbura icyubahiro cy'urugo. Imvugo y'abamenyi aravuga ati, uyu ni umenyi ukomeye cyane, ati al-imratu allati la tuwaqqiru zawjaha wala tastaqiru fihi bayitaha. Mu by'ukuri ati umugore utubaha umugabo we ntashobora kugira ituze mu rugo rwe abadan. Ahangaha bigendana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gaciro k'umugore mu kubaha umugabo. Yaravuze ati iyo nza kugira undi ntegeka gusenga nari gutegeka umugore gusenga umugabo we, kubera ko umugabo ni uw'agaciro. Nyuma y'uko umugore amaze kubaha amategeko y'Imana, gusenga ndetse no gukora andi mategeko y'Imana, asabwa kubaha umugabo we mu byiza. Ibi ngibi byose bishingiye ku idini y'Uwisilamu, ntago bishingiye ku marangamutima y'uwo ari wese, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga ati la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an ma jitum bi. Ati ntago muraba bemera igihe cyose amarangamutima yanyu atagendeye ku byazana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngo twabonye inshingano z'umugabo arazifite, nawe afite inshingano zo kubaha abo mu rugo we, ariko umugore afite inshingano zikomeye cyane zo gukora ndetse no kubaha umugabo we. Umugore utubaha umugabo, uwo nguwo atuma urugo ruzamo amakimbirane. An-nisaa'u al-mutabarrijat, abagore batambara ibihesha agaciro cyangwa bakambara imyambaro itabahesha agaciro ahubwo bagahinyuza. Umugore wifitiye isoni nkeya ni isoko y'amahoro, utera urusaku ndetse no kwambara imyambaro idakwiye bitamuhesha agaciro, aba ari umwanzi w'ineza ye n'urugo rwe.
bivuze ngo umugore agomba kwihesha agaciro yaba mu myambarire ndetse no mu mivugire ye. Ibi ngibi turabivuga kubera ko dushingiye ku mikorere ndetse n'imyigishirize y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari Qur'an na Sunna. Impamvu ibi byose abantu bataye umurongo, kutagira ubumenyi, ibi nabyo biri mu bintu bituma abantu bagenda bangiza buri kimwe. An-nisa'ul al-kadhiba, abagore b'ibinyabinyoma, ukunda kubeshya asenya icyizere. Abamenyi bavuga ko as-siddiqu asluhu kulli khayra wal kadhiba aslu kulli sharri, ati ukuri ni isoko y'ibyiza byose, ibinyoma ni isoko y'ibibi byose. Bivuze ngo umugore ukunda kubeshya umugabo we, utavuga ukuri, uwo nguwo nawe ari gusenya ndetse no kuzana amakimbirane mu muryango. An-nisa'u al-mukhtalatu wal-mutakabbiratu, abagore barangwa n'ubwirasi n'ubwishongozi. Aba ni abagore babi. Umugore wikunda cyane ntiyubaha abandi, aba ari nyirabayazana w'amakimbirane n'inzigo mu muryango. Mu by'ukuri umugore agakwiye kuba umugore mwiza, akirinda ibi byose, ubwirasi n'ibindi n'ubwishongozi. Ntago Islamu yigeze yima agaciro umugore, ayamuhaye agaciro, ariko imwereka n'imbaga atagomba kurenga. An-nisa'u munamamatu, al-munamamatu ni abagore bamena amabanga y'urugo bakanabiba umwiryane mu muryango. An-namima yahadi buyuta, ngo mu by'ukuri gusebanya no kubiba amacakubiri bisenya amazu n'imiryango. Ibi byose umugore yatabaye umunyamagambo cyangwa se atabaye umuntu ubanza amagambo y'urugo akayajyana hanze, ibi ngibi bihoro n'abagabo, kubera ko intumwa y'Imana sallallahu yavuze ku bantu babunza amagambo Imana itazigera impuhwe. Ni umugabo ujyana amabanga y'urugo akayajyana hanze, n'umugore ufata amabanga y'urugo akayajyana hanze, uyu ni umugore mubi. Niba wiyumvise uri umuntu ugenda uvuga amagambo y'urugo ukayajyana hanze ku karubanda, menya ko uri umugore mubi, nta n'iherezo ryiza ufite. An-nisa'u al-jahidatu lini'ma azwajihinna, ngo ni abagore banze kwibuka ibyiza abagabo babakorera, bagahora banenga abagabo babo babavuga nabi. Inna kunna tukrina la'na wala takfuruna al-ashir, mu by'ukuri mukunze kwivovota abagore no kwibagirwa ineza abagabo babakorera. Umugabo akorera umugore we byinshi cyane byiza, ariko ikintu kibi mushobora umugabo kugukorera ugahita umufata nkaho nta gaciro afite. Iki ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiraga abagore, avuga ati nabonye abagore benshi mu muriro. Barabaza ati ya Rasulullah, kubera iki? Intumwa y'Imana yababwira ati abagore benshi bakunda kunenga cyangwa se kwivovota no kutanyurwa ibyo abagabo babo bakorera, ahubwo bakabafata nk'aho ari abagabo babi. Twabivuze isomo ryabanje, twavuze ku bintu biranga umugabo mubi, ariko umugore utanyurwa, uyu ni umugore mubi. Ni umugore uhora yivovota ndetse akagaragaza agaciro gake k'umugabo we. Ibyo umugabo yagukorera byose ugomba gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Bivuze ngo kunenga ndetse no kutishimira ndetse no kutanyurwa n'ibyo umugabo agukorera, ahubwo ugahora umunenga, iki ni ikintu kibi cyane kizatuma abagore bajya mu muriro. Buriya umugabo ashobora guhura n'ingorane z'uburwayi runaka akamara igihe nta kazi afite, ariko umugore ashobora kuba afite ayo mafaranga cyangwa se afite n'ako kazi, ashobora kukugaburira umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, ariko akazabigucyurira ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu nk'umugabo mu rugo ntabwo wemerewe kurya ibyo umugore wawe yahashye utabigizemo uruhare, kubera ko bizana amakimbirane mu muryango. Ibi ngibi byose tuvuga ni ibyavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si amarangamutima yanjye, ahubwo ni ibyavuye ku Mana ndetse n'intumwa yayo, kubera ko mu by'ukuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo buzima bwose yabwigisha abisilamu, anabereka inzira nziza n'icyo bakora. Icy'ingenzi ni ukugendera ku Mana intumwa yayo. Umugore ntabwo afite inshingano zo guhahira urugo, umugabo afite inshingano zo guhahira urugo. Bivuze ngo igihe cyose uzarya ibyo umugore yaguhahiye, menya ko ufite
ikigeragezo gikomeye. Birashoboka ko wahura n'ikibazo ariko ntibibe buri munsi. An-nisa'u al-mubazziratu, abagore b'imico yo gusesagura. Abagore basesagura ndetse bakangiza umutungo w'umuryango. Umugore utarinda umutungo w'urugo aba ari umutwaro w'umuryango cyangwa ari umutwaro w'umugabo. Abamenyi baravuga bati al-mura'atu al-hakima khayra min al-alfu kanzin. Ati umugore w'umutima uzi kubika umutungo w'umugabo arusha ibihumbi byinshi by'ubutunzi. Ni ukuvuga ngo uwo mugore ni uw'agaciro cyane, arusha agaciro n'abatunzi ba miliyoni. Umugore udasesagura umutungo w'umuryango ahubwo akawurinda, uwo ni umugore w'umunyacyubahiro. Niyo mpamvu umugore mubi ni umugore w'umunyamico mibi usesagura. Al-mubazzirina kana ikhwan shayatin. Imana muri Qur'an ivuga ati abantu basesagura ni inshuti za shaytan. Bivuze ngo niba uri umugore gerageza kurinda umutungo w'umugabo kubera ko ni inshingano Allah yaguhaye. An-nisa'u al-hasuda. Mu by'ukuri nubwo navuze gusesagura umutungo w'umuryango, usanga abagore benshi kutubaha ndetse no kudaha agaciro ibyo abagabo baba bavunikiye biragorana cyane, ariko ntabwo tuvuze ko ari bose. Hari abagerageza. Niba nawe uri umugore ukaba wumva izi nyigisho kandi ukaba ugerageza, menya ko uri umugore mwiza. Al-hasuda, abagore b'ubugugu n'ishyari. Abagore bagira ishyari. Ishyari risenya imitima n'inshuti. Umugore warifashemo ntashobora kugira amahoro mu mutima. Bivuze ngo umugore ntakakwiye kugira ishyari. Hari abagore benshi bagira ishyari bitewe n'uko abagabo babo bitanga mu nzira y'Imana, bakabagirira ishyari bitewe n'uburyo abagabo babo bakunda Imana ndetse bashaka kwitangira idini, bo bakayifata nko gusesagura umutungo w'umuryango. Kandi umugabo afite inshingano kandi agomba kuzubahiriza. Mu nshingano afite inshingano zo gufasha abandi. Rero umugore ugira ishyari, uyu nguyu rwose ni umugore mubi. An-nisa'u mustarjilatu, abagore banga kuba abagore, bagashaka kwigira hejuru, bakashaka kwigira abagabo abandi. Twavuze abagore b'ingare. Iyo umugore yaretse umutima w'umugore agashaka kwigira nk'umugabo, uwo nguwo mu by'ukuri abamenyi bavuga ko ari khayrun nisa man tashabbahati bisalihati wa sharruhunna ma tashabbat birrajuli wal fusaq. Ngo mu by'ukuri abagore beza ni abiyegeranya bakigira abakiranutsi, naho ababi ni abashaka kwishushanya kuba abagabo cyangwa se gufata inshingano z'urugo nk'abagabo bakayobora abagabo babo. Ibi ntibikwiye ku mudamu w'Umuyisilamu, ntabwo akwiye kwigira ingare. Ibi byose tuvuze ntibyavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'abamenyi b'idini w'Isilamu. Ni inyigisho kandi buri wese azikurikiye zamugirira akamaro. Menya inshingano z'umugore. Umugore inshingano ze ni izihe? Umugabo inshingano ze ni izihe? Umugore afite inshingano zo kwita ku rugo rwe, abana ndetse n'umugabo we. Nta zindi nshingano afite, ni ukubyara no kurera no gukorera ibyiza umugabo we. Umugore rero wigize ingare, harimo n'aba bagore badashaka gutanga ukuri kw'abagabo babo. Ibi byose biza umugore mubi. Niba uri umugore ukaba udashaka gutanga inshingano nk'umugore uziha umugabo wawe, menya ko wamaze guta agaciro k'umuryango, kubera ko umugabo nta kindi aba akeneye mu rugo uretse ituze, kubera ko umugabo aba akuzanye buri kimwe bagikora. Umugabo guteka yateka ndetse n'iyo myambaro yayifura, buri kimwe yagikora, ariko kuri kwe kurakenewe. Nayo mpamvu Imana yavuze ati yashize urukundo hagati yabo. Buri wese rero no kwisuzuma nyuma y'izi nyigisho akareba ati se ngewe koko ndi umugore mwiza cyangwa ndi umugore mubi? Nawe mugabo niba wamaze kumva inyigisho, igenzura urebe niba hari ibyo udakora. Akenshi izi nyigisho tugira ngo buri wese yibuke kandi agerageze gushyira mu bikorwa. Nta utunga urutoki, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad salama yahaye Qur'an, iravuga iti mbasigiye ibintu bibiri, Qur'an na Sunna. Buri wese ni umunyamakosa, ariko umunyamakosa mwiza numenya amakosa yakoze hanyuma akagandukira Imana. Ntabwo twabaho nk'abamarayika, kubera ko abantu
ntabwo byaduhira kubera ko turi abanyamakosa. Rero buri wese ni ukwisuzuma akareba ese akamenya aho ahagaze. Abamenyi baravuze ati umugore mubi rero, ikiranga umugore mwiza ni ukumvira umugabo we no kubungabunga urugo rwe n'umutungo we no kunyurwa na bike bafite cyangwa Imana yabahaye. Ati rero umugore mubi ni utera umugabo we agahinda, ntamwihanganire mu bibazo no mu makuba. Ibi byose ni ibintu biranga umugore mubi.